I'm sorry ntabwo nari nzi cyabiteye Marina kuko zishyana mbega ushajeje umwana w'abandi nakiryama tawe n'undi mwana ngafite ifoto yawe ku gitanda kandi yakubonye aragutenya wagira ngo abonye shayitani Marina umwe baragukunda wa gusa ntabwo nari nzi cyabiteye ntabwo nari nzi cyabiteye kubera ibintu namukoreye byo kongera kumutungura nyine byatumye noneho ankunda kurushaho yego niko yakubwiye yambwiye bibi noneho kumva urukundo rwiyongereye cyane stress Eveno mijente no mungu wanyu the son of Africa busy bag King Ego Golden Coin bwawe hitanye takazi kesindizera kumeze fresh cyane aherereye hirya no hino kwisi hatandukanye muri mu Rwanda muri Afrika ndetse niyo kuyindi migabane yisi muri rusange nishimiye uyu munsi kwakira umwe mu ba star bakiza ariko bari gutwika ku mihanda kano kanya arya nanjye kwigana arya uvuga arya kakana avuze kitwa ngo kiminyo Wakibuka arakano ka gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga warakamenye Sondakazi nakahe ni warakabonye I'm sorry ntabwo nari nzi cyabiteye wow that's you now nashaka kumva kare we dufite kano kanya okay wibwira wana dukurikiye kandi tugahikaze kuri yawe TV kano kanya thank you yeah witwa so nitwa Uwaseminyone yego Uwaseminyone yeah nta kasirino bajya bakwitirana kandi kazino ugira bajya bakwitira yanjye nitwa Uwaseminyone niryo zina ryawe niryo zina ryawe yego okay Minyone gusa twigo tuvuga aho turuka reka tuyihorera aho ngaho sibyo ariko washobora kutubwira gake ku buzima bwawe uvuka mu bana bangahe ruwakangahe aho ushaka kutubwira naho turuka nta kibazo uvuga akarere gusa ariko akarere so akarere n'akagasabo kama bana batanu ego ruwakangahe menya ndo wa gatatu uwakangahe wa gatatu ubahungu bangahe n'abakobwa abahungu ni babiri ego abakobwa ubwo ni bangahe abakobwa ni batatu uri imfura se mu bakobwa cyangwa uri mu banyuma anaje ugaragara nk'umuntu watese nkaho uri umuherezi niwe muherezi wanyu mu bakobwa oya bose mu oya ntabwo ari njyewe ntabwo ari wowe minyo kera ijwi ryawe ryabaye kimwe mu bintu abantu bari kwibaza muri iyi minsi bararyishimira wanayibonye yego ni bande ba star wabonye bishimije ijwi ryawe niba wakurikirana imbuga nkoranyambaga aba star wabonye kari akantu wakoze harimo Kevin Kade harimo Marina so uriya Benda uramaze Benda uri ubyina na Divine ubyakiriye gute so nyine narishimye cyane nawe urabyumva narishimye cyane nyine okay wenda ntabwo nzi nabasha kubisobanura ninde wagushimishije muri abasari bose iki ukuvuga ati wow ibi ngibi byo that's crazy Marina Marina kubera icyo ari Marina kubera ko nyine Marina ndamukunda cyane burya ndamufana nyine kweri cyangwa umuntu avuga ko muvuga kimwe reka nabimbwiye wese uri kwimva mutavuga kimwe Marina ntago mbizi kubera ko ari wowe unyumva ubwo wabimbwira ahubwo ijwi ryawe ntago urizi kuryumva risubiramo Marina n'umuzi se Marina ndamuzi iyo ukurikije ijwi rya Marina n'iryawe wumva ijwi ryiza riri okay ntuyirebeho cyane wumva usona neza mu matwi y'abantu ari kuko kari akantu kukumva nawe yagasubiyemo bivuze ngo waramwemeje nta kintu wumva Marina ararenze kweri niyo ndirimbo ya Marina ukunda none sense umuntu akubwira ngo nyice nyine ndazikunda ze nubwo zose naba nsizi ariko nyine nyice ndazikunda ndashaka kumva ko ukunda Marina sibyo si umuhanzi se hitamo zimwe imwe mu ndirimbo zose urandire muri indirimbo byakoreka dore kuri kamwe ka Marina wakunze kwakubite twumva uko bimeze ndakimaze so Marina kuko zishyana mbega ushajeje umwana w'abandi nakiryama tawe n'undi mwana ngafite ifoto yawe ku gitanda kandi yakubonye aragutenya
wagira ngo abonye shayitani mwari numwe baragukunda wai kutabona kare mwari na wai kukutamubwira kuko yararaye katazakunda natabona marina bamuha cyane na nina bashyira hano butera aratsemba ngo yikunira marina ababeri bamba aratsemba ngo yikunira marina ababeri bamba. Wow, that's impressive, that's crazy. No si kuki utabaye umuhanzi w'eminyo kumva uririmba neza kurusha ntabwo mujyanyije nawe ariko nawe uririmba neza kameme ijwi ryawe riri urabizi so nyine thank you very cyangwa ni mwana nawe inspire tubwire neza nta kibazo nuko wavutse uvuga se nuko nguko ngiye nakuze mvuga bya nyabyo amazing abahungu ntabwo bajya kugura ko babikunda ze baby wanjye se buri kubiga ko nawe nyine arabimbwira ese biti bya baby wawe byaje kurangira bite mwarasubiranye mbese ntabwo twatandukanye nyine ariko ntabwo communication kugenda neza ntabwo kubera iki se ntabwo nsubiza no nyine kubera ibintu namukoreye byo kongera kumutungura nyine byatumye noneho ankunda kurushaho yego niko yakubwiye yambwiye baby noneho kumva urukundo rwiyongereye cyane kurusha uko nagukundaga mbere mbayuko kubona na se oya kubera ahantu mba ndi nahabari ntabwo nyine bihuye abari mu kazi nanjye akorera inyamirambo nanjye ndi mu rugoto kandi wanyu haratandukanye n'inyamirambo ndi kure rero ntabwo tubonana nyine buri munsi ntabwo duherutse kubonana ase wumva umukunze cyane byata kubera iki se ndamukunda bivuga ngo wumva umukunze ndamukunda numve kuko urumva nyine mba ngomba kubaza ese buriya hagize nk'undi umujama cyangwa se niba bajya banaza ujye bahakanira iyo baje ubabwira ngo iki mfite boyfriend si boyfriend numva bihagije kubera iki se kandi mukunda ntabwo namucyo inyuma ni igituma ukunda boyfriend wawe koko nawe nkunda nibwo yakubwiye wowe mwizera ndamwizera nakangaye kwijana 99% icyo gice se kirajya he kandi impamvu iryo rimwe risigara cyarimo nyine nanyanga cyarimwe rizaba ryo kwiyakira Ubuse rimwe numva ari hagije kuryo akiyakira cyangwa nawe kurwara depression ukajya imihanda. No, reka ntabwo bishoboka. Barakubeshe. Niba utarwa depression rero kurara kwanze ubwo ntabwo mukunda numva nta kantu kuburamo se. Umva mubwire. Ibyo ntabwo bikigezweho. Ibyo gukunda umuntu ku buryo umusarira. None se ko araba. Yesu wenyine niwe nasarira. Nimba utabizo nabimenye ko yere. Inshuti ni Yesu. Yeah. Boyfriend ni Yesu. Oh yeah. Nose boyfriend ntabwo ari inshuti yawe. Gute wizera umwana w'umuntu? Yego nagize nkubaze ku buryo wizera umwana w'umuntu 9 agasigara rimwe wowe. Nyine ngetigaza rimwe, ngetigaza rimwe gusa. Ntabwo 9 burana ni kenshi minyo. Nakuganya maru uzasara minyo. Rahira rahira. Nyamara nzagufata mu muhanda. Nta kibazo ndufata ari guzabimbwira. Ako si ibintu ari kubireba base rero ukuntu wamusari. Ubundi ibyo bitagusarira umuntu. Barabireba nawe. Ako ntabwo aruzi cyabiteye. Yego ntabwo nzi cyabiteye. Ntabwo nari cyabiteye. Naragiye buravugana ntabwo ari uzi cyateye gutuma mutongera kuvuga. Yego nyine kwere. Okay. Wow, ni byiza ariko niyo mwarasubiranye n'umugisha agiye mva nyine ukuntu mukunda kame mabe n'agaciro. Njye nanze ko amunsi burya byarangiye nyuvuga ngo hashize ngigiye atakuvugisha buriya rukundo ni communication. Nubizi se? Ora niba amaze kwiheba buriya. Niyo mpamvu nafashe umwanya wo guhamagara Ndigasana abifashemo. Shout out to him kabisa asigaye mugani arimo arasukura umujyi neza ibintu by'inzanga nagenda nabikuramo. Shout out to him. Anyuma seminyo. Karame. Wazibereye umuhanzi ubyumva gute nta gitekerezo cyo kuba umuhanzi uburyo wumva ufite muri wowe icyo vuga dukubita akagoma iryo jwi ryawe ntabwo ubyumva wowe ko rya so nyine ni ibintu bimpamo kandi ndabikunda cyane nta kantu ugize utekereza se nk'akarimbo kawe dukubite nk'akapera no k'amasegonda 2 twumve ko bya urukundo rurashavuza ibyo mvuga nanjye ibyo mvuga nanjye ibyo mbayeho impressive komereza hano ba umva ngira okay ongera ugatangira ukaririmba ngere ndakubyinyira
ndi kukibagirwa nyine nabyo ndetse cyera nyine umwana oya ariko ni keza kameme karimo karasana imitima ariko ikibazo gashoka gafite gore n'ubuzima iminsi warumaze nk'iminsi utameze neza kongera twiririmbe urukundo rurababaza urukundo rurashavuza ibyo mvuga nanjye byambayeho nanjye nakunze utanyitaho mu by'ukuri twarakundanye nako nibuka kwera. Wow, that's impressive, that's crazy. Minyoni ndabikunze. Thank you. Karirimbo bewana baje muri comment baguha amanota kaje muri studio bagakora siko bimeze maze bumva okay njyewe uraririmbye ndikangamo ibintu kuri bafite bihuriye na ya nijo bundi nyine byari byakubayeho shere atari kuvuga barakubabaje urukundo none se mubwire ngikore naririmba nakundanaga n'umujama nyine kwere njya mbona sinzi ko nyine bimeze ntumenye cyabiteye nta kibazo no nyine ndicara ndavuga ati kwere none yagize ibitero bitatu nuko nayibagiye nakarifu ndakibuka oya w'imbabazagabanyaho oya w'inshavuzagabanyaho njyewe n'ukuri ndagukunda na wundi nkunda atari wowe. That's crazy. Wow, that's a very good song. Nendi mu ndavuga nyine byavuye ibyo bintu kugira ngo igitekerezo cyo ndirimbo icyo gihe cyavuye kuri umusore utangiye kutubwira ubwo nyine nyine pona sinzi ibintu arimo ubona ntuzi cyabiteye ego nyine se ubonye bimeze bite ya tukobwa twabitubanye nyine nkabona kujyamo cyane nkabona saza kundeba uko yasaga nyine ndicara mitanyandika ego ubwo ntago ari ruri ariko wahamagara ejo bundi we ni mwakangahe wa gatatu exercise ubungu mu gutakimukunda ku buryo ashobora kubasenya urukundo n'uriya muntu ntabwo byakunda nukuri wavuga ngo aho yanyuze se bamuganura yamugiye ese bavuze ngo aho yanyuze wumva ari inki baba bavuga ni imiki ni icyo bavuga hariya ngo yanyuze ntiyajya haca urwango inkuru y'urukundo wenda inkuru y'urukundo abantu bose bagira inkuru z'urukundo ubwo nyine nta mutima waba ugira nta n'urukundo rwa ruhari narwo impressive ubwo ni nuko bimeze nyine hanyuma uriya mutipe se wakangaye mukundana minyo kankubwiye ko ari uwa gatatu ku myaka ingahe asema we tigira ibanga ego okay ntacyo basimbwira watangiye gukundana ufite imyaka ingahe kandi nabyo tubigira ibanga sasa okay nta kibazo uje imyaka 20 mu buhe mwaka mu mwaka uyu ego okay so nabwo no ufite oya wivuga ngo uje umwaka 20 none reka mbivuge 20 ngo nzayiza kutaki 10 z'ukwa munani ngo nzaba mfite bibi tariki 10 10 z'ukwa munani 10 z'ukwa munani tugakata keke hariya wari wafite anniversaire kuva wavuka bakugukurira nk'ibirori nk'aba basore bambwiye batatu bose ego aho gukorera no wakangaye ariko waretse twabire kandi nta kibazo nta kintu rusare cyo bitwaye okay no mbere oya no kabiri wa gatatu nawo ugafite devoir rero kandi agomba kubikora kugira ngo uzemere neza nyine ku rukundo rwanagarutse mu neza azabikora ndamizera babimusaba byumva urabibyumva ariko bibikisemo ubwira ariko wumvishe kuzamfitira anniversaire ugomba kubikora kuri tariki 10 z'ukwa munani nanjye nzaba mari nzaza ndebe uko bizaba bimeze sibyo nta kibazo okay very good hanyuma se akandi karimbo ka Marina ukunda tuzo kuzuza kugasubizaho hariya ikintu ukundira Marina kintu nkundira Marina ni umukobwa uzi kuririmba kandi nyine ni umukobwa mwiza cyane umukobwa mwiza cyane ubona ari mwiza cyane ni mwiza cyane mushyamo ku rutonde rwa kangahe mu bakobwa uzi w'abastari mu Rwanda umukobwa mwiza uzi se ko wa mbere wabimanira oya n'uwo genda kubajije we yega namuko byane so bona ari uwa mbere really umukurikira ninde ni Knowledge watangiye ukunda Marina ryari
kuva nyine yaza nyine kuva yatangiye indirimbo ya mbere yakoze nubwo nayizi neza ko nyine Marina kuva ari muri the main cyangwa the main yes yeah nibwo atangiye kumukunda ego okay unje utimbe akarimbo kamwe ka Marina nje numvise biri ku hari ukuntu edition nari hayi ntabwo nkazi neza nta nagace gato ngishoro nari hayi nanyweze sinarobanura ntabwo nakibuka neza okay ndirimba kubibuka neza nta kibazo nk'amasegonda ngaye sibyo nta kibazo tan 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 niwe shawe ukuri nagakunda kwanza ndirimbo cyane nyine no my baby nakibuka neza nyibutse kuntangira bazi umva ndi kubyibagirwa ijwi cyane urumva cyaririmba gusa nyine ufite ijwi cyane ariko ndirimbire so nguvuye muri uke wanyo uramuseshenga igwe kuwayizia sobukumukuranye so ngamahitamo yaje niko bigenda mama ngizi mundo zokuruhira ngurugo ruhira zenshuti zanjye wow impressive that's crazy kabisa ariko nibaje kukubaza kandi gakanzu wambaye ni bubu ni niki kubera iki bisa urabona ari kimwe ni ndabizi se nge myenda abagore ndayizi ngewe ine ni kanzu kweri mikanzu ego ni gift y'umusherise no ni gift ya mama wanjye mama wawe ego wow kandi umusirimu ego birakwiye akanzu ni keza cyane kabisa thank you nyine to okay minyo mu buzima busanzwe se ubundi warurimbye ibintu bijyanye n'ubukwe ku myaka 20 uzuzize ejo bundi bawumva wowe 18 nabo bagiye kwemera kujya bashaka uramujama se yo kandi numva ngo barabyemeye ngo rujya mu rukiko ndambaye bishoka bikiri muri process ariko nyine biri propose go bashobora kuzajya bashaka yego ibyo byose bashobora kubyemera sibyo cyangwa se tuzamenya uko bimeze buriya wowe wumva usigaje imyaka ingahe ngo ushake wa mutipe so ushaka zakuta mu rugo azagushira mu rugo muhereze wumva imyaka nk'ingahe shana banza itonda shaka amafaranga imyaka 10 nk'imyaka 10 ngenze shaka afite nk'imyaka 20 gutyo usa n'uzabushaje aya kandi ngenda bisi neza ko mufite kandi ari we wanjye burasa guhemukiye nicyo nakubajije ntabwo akiruka imihanda mureka ntabwo nakiruka rahira kutazira kuri kwimana ntabwo nakiruka kugendesha imihanda kuruka mugana inshuro zinga n'imana jewe ntabwo nakiruka nzayibona ku itariki zazindi watubwiye me nataza ndatekereza ko tuzategiwe wasukarira okay wishyize neza mu maso makiyaje ndakure makiyaje ni sister mutoye ubona kubwiraga twa Kristera wundi bambwiye mwiza cyane mwiza ako utazamunzanire nta kibazo ikwa Christian wese ubundi gucyo wamusize ntabwo umubyeyi ari gusigara wenyine nyine ese ufite ababyeyi bombi minya yego bombi papa na mama wawe yego barumvise ibintu byabaye nyine barabisi ku ibintu ibyo bikora cyangwa baciye barabisi kuri hano cyangwa wagiye hano kwa Gasana barabizi wow babyakiriye bate kubona umwana wameze kuriya nyine subona kubwira ngo iki subona kubwira ngo iki gusa nyine birashimishije nyine ntabwo byabura gushimisha umubyeyi okay uraskunga ko wagiye muri sanseris witsebye berigana uyana ntabwo ndibuze kuba ko wagiye muri sanse ariko bwa mbere ugiye muri sanse ariko byumvise bimeze ntabwo ndibuvuge uransebeje kandi nari mu bujuru ntabwo mbivuga nuko bwa mbere se nibyo ariko ntabwo turibuze kubivuga
sha uransebeje cyaze uransebeje ndagusebeje nyine basi so nasireka bikaguma hagati yanjye nawe ntago nongera kubivuga basi wabivuze bisa ntago nabivuze nabwiye ndabigira ibanga ni hagati yanjye no sisi turi babiri asate sameri sinari binyine to yo sorry bye ariko impamvu utajyamo suko utageraho ziri banabyumve neza nuko nyine wajyaga wicira ku maesikariye sibyo se nibyo byiza uyu munsi yacemo kwa kwambaye high heels baze cameraman aza kugufasha nazerekane kari high heels batagira ngo kuzipfutse okay nashibazo basi wambaye high heels niyo mpamvu waciye muri sanse bumvise bimeze bita umunsi wa mbere ukanagira mu kiye sanse niwazunguriye nyine no ya ntabwo nazunguriye bumvise bimeze bita system y'igitari ko nawe wamubonye yarafashe yaza kuba adahari oya nta kibazo nase numvishe ari ibisanzwe nyine ari ukuzamuka muka tujye kugifunguka ukona kirafunguye nta n'umuntu ukanze ego amaye cyafungutse ubona bitasanzwe ntabwo ari ubwa mbere nari nyibonye kweri wayibonaga ariko ruturayijyamo nayibonaga ariko narayijyamo nyine wakigiyemo ubona kiraza uri kugenda wabyumvaga uyange nisanze nyine ngeze aho ngeze mbonera afungutse turasohoka nta n'umuntu ufunguye wapi ntawe ufunguye nta muntu wabonye afungura buriya warebye neza se narebye ego icyatumye menya ko nta muntu wafunguye twagiye tugeze muri rimwe irifungura mbona nta muntu uri hanze tugeze muri kabiri cyaze yafungutse mbona umuntu hanze ariko ntabwo we wayifunguye kubera ko n'abandi basohotse nabonye yifungura basohotse ntabwo twayikozeho basi utekereza ko ibintu bikora bate cyangwa umuntu aba ari ku mashini ntabwo mbizi rwose bibimba ubona bifungutse binagenda ego ubuze kitagira umunyengazi nawe numvise nsa kungenda ntabwo numvaga kigenda rundi rimbagaze ntabwo numvaga gititira wapi nabyo numvise ubwo kwambaye high heels oya nabyo numvise mukuru yawe wabonaga adafite ubwoba oya ntabwo yawugira kandi ari ubwa mbere akandagiyemo oya wimusebye n'ukuri nidusebye gukabye uyu nusukuntu gusebya uri kudusebya nyine okay ntabwo ari ubwa mbere ni nawe wari ugufashe by the way hanyuma se minyo nyine ubu ngubu ngenda ndi kubaza mu rugo babyakiriye bate kubona ba star nka bariya se bura Marina baramuzi yego barabizi ko umukunda yego na Kevin Kade akugira utuntu ugenera bara ba star bagusubiyemo byibura Marina dore kuri Marina mubwira urumva uwe okay reka nkubaze gutya uramutse uhuye na Marina mugahura face to face gutya niki kintu wamusaba cyase ikibazo urambajije ngo turamutse duhuye kandi ntabwo turahura nyine muramutse mu gihe tutarahura se nyine ntimurahura of course ariko ibaze birashoboka ko mwabona natwe kwana bahuza hari ikibazo se bibaze muramutse muhuye nkuko nyine tekereza uramutse uye na Marina ahantu hamwe niki kintu wamuganiriza mwaganira gute shine n'ikintu wamubwira nabwira ati Marina cyaze respect kandi komereza ukwera ambwira ngo cyaze nakomereza nyine ibyo akora byose akora ibintu byiza dukorera imiziki myiza nyine nibyo namuganiriza amubwira ko umukunda ko bisanzwe munavuga kimwe ase wumva ari ibyo kuko wundi wowe wese byumva mba bitameze kimwe ndakubaza none se ubaze ndakubaza nawe ukambaza nyine ngewe rega akazi nshizwa no kukubaza ako nanjye nari nkubajije kandi ntabwo ukibije nari nkubajije ngo wowe wumva tuvuga kimwe cyane we na Marina wowe mwe muri mwarusha ndi kuvuga neza none se nyine kandi uramuzi nawe wumva utavuga neza kumurusha se tudashyize mana yanjye witeka mana ushobora byose ibyo bintu uvuze ntabwo ari byo ese mugiye bimva ijwi ryawe none se singi uri kurivuga wubwo nasuvuga uriyumva neza yabana kubwira se bagara kuvuga no sereka nkubaza ninge umuntu ambara kubwira kujya kuvuga nka Marina oya ntabwo ari we wa mbere ubimbwiye kweri ako ntabwo mbizi nyine ntabwo mbizi okay uwo ni Marina Kevin Kades nawe yasubiyemo birabini yakoze nakubaza ko byakiriye umbwira ko byakiriye neza of course we muramutse muhuye nyine nawe namubwira ko mukunda kandi nabwo ati warakoze kunyereka ko wanshyigikiye yego okay bya bintu se bura ntabwo byaguteye nk'ikibazo kuba abantu bavuga kuvuga mu buryo budasanzwe ukumva warabyishimiye cyangwa umvise wagize impungenge kubera icyo abantu bari kunsubiramo cyane gutya oya ntabwo wagira impungenge ntabwo nyine impungenge cyazabura nyine muri makeya izi impungenge wagize njye natigeze ubundi gute ibintu biri kugenda gutya nyine bikanera kwibaza ariko nyine simbitindeho cyane cyaze nyine bizagenda neza wumvise utabaza icyaye bateye
ntabwo aba ari ngombwa cyane. Ibiki bitari ngombwa? Kubabaza nyine cyabiteye. Okay, sasa wambwiye ko ufite gahunda yo kuzaba n'umuhanzi. Habonetse ubushobozi, kuko nta bushobozi nyine turabona ko bubonetse nabikora. Wambwiye ko ufite indirimbo kandi wanditse nka zingahe? Ntabwo ndega kayi narayibuze. Narayibuze kweri. Umutwe so zavaga niwo zavaga. Byagenze bite? Nyine kweri ari je nyine umuntu awugira mu bindi bintu. Nagawugira mu bindi bintu. Ase n'ibyo ubugiyemo mu buzima busanzwe. Nazanditse nyiri kwiga. Secondaire warayirangije? Oya ntabwo ngiye kubeshya, ngiye nawe njya mbere. Warangije mu kangahe? Mu wa gatatu secondaire. Kubera impamvu z'ubushobozi ishuri ndarikatira. Ubwo ntabwo warikatiye ahubwo ni impamvu z'ubushobozi zatumye uhagarika ishuri, sibyo? Ariko ushobozi ubonetse wakomeza ukiga? Nakomeza nkiga cyangwa se kwiga bitakunda umuntu akajya mu myuga nyine. Ukiga imyuga? Wumva ari wayi nk'iyo myuga wakiga uramutse ubonye nk'ubushobozi? Ikintu nkunda gukora. Wumva ari nk'umwuga wakiga? Si ikintu nakiga neza, ntabwo ndagitekerezaho neza. Ariko hari ikintu wumva ushoboye uva tubona nshobora kwiga gukora filime, kwiga gukora itangazamakuru nkatwe, kwiga ahubwo kantu kwera ako kantu k'itangazamakuru. Okay, reka ndebe ko uzabishobora, sibyo? Ntabwo ugiye kukugora. Tekereza ko wenda uri nkanjye, ikiri umwanya wanjye ugiye gutangira ikiganiro, gitangire turebe. Muri studio kora intro vugude winje nko muri studio wenda saa moya za mu gitondo winje muri studio kora intro utangira ikiganiro ushaka wenda ugiye kwakira Kesi. Njyewe nitwa Kesi, sibyo? Witwa Kesi? Kutwa kazina keza ntabwo rakambwiye neza. Yesu ukubona ndi mubi? Ntabwo nyumvise nitwa Kesi. Urukora ndi mubi njyewe? No, uri mwiza cyane. Nyine none se urakoze, ariko by the way urakoze cyane. Nitwa Kazi Kesi, sibyo? Ariko Kesi it's okay. Hanyuma nyine ikora intro nyakira nanjye nkuko nakwakiriye. Kuri natangiye wanyumvise intro yanjye? Yari nziza cyane. Usubiramo? Oya ntabwo nabyibuka. Ndaza kubivuga nsubire. Uvuga yawe noneho. Ese ndabibasha kweri. Igerageza nyine turebe ko n'umuntu ushobora kuvuga uti umwana ashaka kwiga itangazamakuru. None mbere muri kukwakira ngiye mu kiganiro. Yego. Ndabibasha ra? Did you just try? Ntabwo nabibasha ndi no kukureba. Okay, ngo windeba basire umwana muri kamera nundebe njyewe nigendere se. Kandi nawe ndi imbere wapi. Cyangwa urashaka nkwegere? Isubikane mu bikona wawe. Urashaka nkwegere nibyo bikorohe? Uretse no. So hello guys, ni wa mukobwa wanyu mwakunze cyane. Witwa Mignone, ubu muri aka kanya ndi kubona umusare witwa Kezi cyangwa Nyibuta. Yes. Crazy. That's crazy. Nitwa Kesi. Watangire again. Nyakira nyine. Nangiye cyangwa bezo narengeze. Bitamo icyo ushaka. Nangiye. So, hello guys, ni wa mukobwa mwakunze wanyu witwa Mignone. Muri aka kanya nicaye mu kiganiro ngiye kwakira umusitari witwa Kezi. Urakaza neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Wow, that's impressive. That's crazy. Aho ni sawa cyane kabisa. Urabona ko ushobora kubishobora, sibyo? Muri ibintu byose hazamo nyine na trainings, ubumenyi, gushaka ubumenyi. Ariko by the way so ariko ubutararangije kwiga, ariko nubona uburyo cyangwa se hakaboneka ubushobozi uziga nyine soza amasomo yawe, sibyo se? Bose bumva atari byiza ko asoza amasomo. Ni byiza cyane, byiza cyane nyine. Ubuse minyo usibye Ikinyarwanda rurimi ugerageza kuvuga? Rurimi? Ko numvise urimba n'Ibyongereza? Ugifije gitegeze diri bicyongereza. Nase nagwa akiririmba. Nakarimbo k'icyongereza uzi? Ntabwo nkazi neza. Karirimbe twumve natamenya kare. Ikitubyorera ariko. Oya ariko mbwira gato cyane. Waretse twabireka. Ase turabirekera iki ko tu? Okay, ngo basimbwira kemo k'icyongereza ukunda. Kandi ndagwe ntabwo ndi kwibuka ntabwo.
Wow. Okay, ntacyo bitwaye iminyo ariko ubwo nyine ubushobozi nuboneka uzakomeze wige unasoze n'icyo umuntu aba kwifuriza by the way. Wiga imyuga bakoze igitangazamakuru. Ntabwo nzi ko gahunda y'ubuhanzi nyine nukuyikomeza kuko bumva ijwi rya ritacuruza wowe uri kumva abantu bari kukumva. Bumva bidasoundinga neza. Ego. Ndi mukuru kukurangaza hano. Niko bumva bidasoundinga neza. Ego. Tutumva bituma wumva wihemeye ukavuga uti ewana wow imihanda narayokeje. No, imbeshyera. Nabaza. Ego. Ntabwo mbizi nyine tu. Utu dusansi se ko cyo wahisemo kwisukisha iryo ba. Ko cyo wahisemo kwisukisha iryo ba. Uko ari ryo nakunze. Marigita ngwikize. Nimba ari mauve. Ndakeka ari mauve. Cyangwa ubururu. No, mauve. Mauve. Ego. Mukunda mauve? Ego, ndayikunda. Naye mabara ukunda kwambara se miyo. Amabara nkunda kwambara. Nkunda black, white, umweru nyine. Black and white. Na orange. Na orange. Ego. Okay. Ukunda kwambara amakabutura, amakanzu cyangwa amapantaro? Jewe. Cyangwa amajipo? No, apana amajipo. Kwe cyangwa amajipo? Nkunda kwambara amakanzu n'amapantaro nyine. Kwe cyangwa amajipo? Ntabwo mbizi. Nose kera wambaraga iki? Mbaraga amakanzu ariko niga nyine n'ijipo. Niga nyine n'ijipo? Ego nyine. Ko ni imwe nyine wenda. Nana ukajipo ugira mu rugo baka? Ntabwo mbizi, ntabwo mbyibuka. Wa mukanya kwibara ko uri buze kujya koga muri piscine. Wari wigera ujya koga muri piscine? Aha, isibye niba ushaka ko ndoma. Nose kwa nkaho ushaka kujya koga. Bazana gukora ko tumakiyaje twawe. Oya, isibye makiyaje nayo kitera izina ko. Haryo ugenda na bag yuzuye makiyaje? Oya, ntabwo ngenda na bag aho mbeshyera ngo yuzuye. Nose ziba ziri he? None se iba yuzuye cyangwa? Ntabwo zuzuye. Ariko tuba turimo duke nyine. Twingenzi nyine. Ubundi se n'umutuye mbwira utu. Labro, agatiro. Aka? Labro. Labro. Natiro. Naturo. Yeah. Nta kindi? Nta kindi. Nase ni bisize hano nibi. Biba biri mu rugo kweri. Turisiga nyine turisida twayiza ko nyine ntabwo tuyizana nyine mu gakapo na. Ego. Okay. Sasa minyo turimo turagana wenda no ku musozo w'ikiganiro cyacu muri rusange. Ari indirimbo ya Kevin Kade wabuzi. Ndayizi. Ndayizi ko ntabwo nyizi yose mu mutwe. Jugumira zuyizi. Ntabwo yizi yose. Ariko uzahanu Kevin Kade ririmba. Kanove. Senjya mwimana. Reka dutangire. Iki. Cyangwa munda cyangwa n'ubudada yiza ko ntago ari bakanuka. Oya ntacyo turabyina. Nirimbye munda se wangiriye. Munda nta kibazo karirimba. Unaka tubyiniro gake tu. Ntabwo nzi kubyina. Kugerageza gire. Ntabwo nzi kubyina. Ngo yirimba uburyo ubishoboyemo nta kibazo. Ngo ngwiki. Uramwihore ubwira rata turirimbira mu ndaho gatoya. Ndimbye ndamutatamura nisi. Mutatamure twumva. Mutatamure. Ndirimba ndamutatamura. Cyangwa umwana. Oya ndamutatamura. Umwana. 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 Inde? Umwana. Ngo ririmba umwana. Umwana. Uyu mwana nashaka umwana. Sisi ngo kuririmbiye. Bonyine se. Ngo mutatamure rero. Mutatamure. Kimana ntabwo napfa kuyibuka nayumvise. Sisi ibyo unyumvishijeho gake. Ego se. Ego. Gutya nahita nyiririmba gutya ntabwo napfa kuyi. Abona ndamuta tapirabide ndamutata. Wero sirububi. That's impressive. Ngo kari gakubite neza nyine kurya urugo ko. Nahagaze se ngiye ntabwo nabishaka. Duhagarare nta kibazo. No, ntabwo mbizi nukuri kandi ntabwo nabyina nambaye kanzi cyaze ndabizi rata ndagerageza. Wewe urakoresha amaboko. Wereka duhaguruke gato. No. Ngo ukoresha amaboko wicaye turebe. Nari none se yishiremo nyine nyumve. Nyishiremo yumve. Ego nyine. Okay, reka nze nyishiremo. Urayigira mu kanya siko bimeze. Okay, hanyuma mu gihe turimo turayireba aha ngaha sibyo? Abavandimwe bawe bo bameze bate?
sha abavandimwe banjye bameze neza cyane njya nawe wayibonye nawe abakobwa beza batikoraho beza cyane ni beza cyane nawe wayibonye ninde muntu ujya ubona musa iwanyu njyewe ndisa kweli urisa kweli Shakira kamikazi Shakira umuntu udasaza kamikazi Shakira Shamila se we bimeze bite Shamila ni umukobwa mwiza cyane araturusha twese nzi ko ari we mwiza iwanyu niko oya Shamila araturusha arusha nde nande oya nabwo yarusha Kristela Igo Kristela ni mwiza cyane afite imyaka ingahe oya utazajya kumutereta oya ntabwo njye mfite madame oya nta kibazo oya wamujyaha ntabwo mbizera mukaba muri imitsi oya nawe simba ntabwo na ubutanukuza wambaye amapantaro none tukamutatamura burundu wenda aho tuzamutatamura yego siko bimeze kandi n'ejo tuzongera dukora n'ikiganiro nta kibazo hari icyo bitwaye nta kibazo okay hanyuma se Miyo gira ikintu ubwira abantu bagukunze mu biganiro wakoze bwa mbere cyangwa se bagukunda n'ubu ngubu warabonye ko bagukunda ese ubundi ugira smartphone ugira bira bintu oya na smartphone ugira wanjye nyine n'ujye winyereka ko wowe nta smartphone ugira sorry hanyuma se wabonye urukundo bakweretse ubyumve wenda kuri telefone ya mukuru wawe hanyuma wowe nyine gira ikintu babwira ko bakweretse urukundo wowe gira ikintu babwira nawe so nyine nanjye ndabakunda cyane cyane ariko mwarakoze kukigikira kandi mukomeza nyine mubane nanjye ndabashimiye cyane thank you ariko tutarasoza gira ikintu ubwira wa mugabo wa ajya ni boyfriend hano umugabo wawe nkunda kumwitira baby mwita baby kumuhamagara se baby umeze neza nuko ujya umuhamagara ntabwo basa ajya bikwita ngo dukure nk'ikiganiro cy'amasegonda nk'atanu wenda suppose ko muri kuvugana byaba ari ubusaza ariko kwere nyine ngo muhamagare basiguzwe ari mu kazi yego oya aravuga kuri telefone suppose araguhamagaye umwitaba gute karame be yego arabikunda arabikunda nyine ikintu mubwira hanyuma dusoza ikiganiro icyo namubwira nyine nuko mukunda cyane ahari hose akomeze kugubwa neza kandi nyine Imana ikomeze kumuhakurama ndumva nshaka ijwi ryawe muri intro yanjye njye kujya mvuga unsubiremo sibyo nimbibasha urabibasha ntabwo turi usubira inyuma ndavuga usubiramo sibyo Ivan my people Ivan my people nuko turuze kugenda sibyo reka tuyikore ya nyaye sibyo okay Eveno mi gente Eveno mi gente gutyo mbivuga Eveno mi gente Eveno mi gente wa muhungu the son of Africa ni wa muhungu we say just no nako byawe ni wa muhungu the son of Africa ni wa muhungu the son of Africa wa muhungu the son muri Africa busy bag King Ego golden coin bwabo hita nitwa Kazi Kesi wow shout out ku bantu bose baduteze amatwi n'amaso muri kano kanya turi kuri Yawe TV Yawe TV aho niho biri kubera kano kanya twari dufite minyoni irindi zina tubwiye ngo nirihe Uwase reka tugushimire wakomeje kubana natwe tukibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bucye ciao mugire ibihe byiza n'amafaranga